cyane nge namwigiyeho ibintu bibiri. Namwigiyeho ikintu cyitwa kwizera, mwigiraho n'ikintu cyitwa kureba kure. Kureba kure harimo kwatura ibintu binini cyane. Ubwo rero mushumba wacu Imana ikumpera umugisha, nari narabihize mu mutima yuko imyaka 5 nirangira rwose nzabivuga imbere y'iteraniro n'imbere y'Imana mbashimira mwatuyoboye neza, mu bugwa neza, mu mucyo, mu kuyobora neza, mu nama nziza. Imana ibaha umugisha rwose. Ikindi cya kabiri, yaradufashije cyane, twaragutse uretse no mu kazi no mu buzima bundi busanzwe bw'imibereho twakoraga natwe tureba kure. Imana yo mu ijuru imumpera umugisha. Icyo nshimira Imana nuko mu bashumba 5 dufite muri iki gihugu cy'u Rwanda b'indembo Yesu yamuzanyemo. Amen. Aya mashimwe ntago nari bugende rwose ntabivuze. Imana yamuzanyemo kandi Imana ihabwa icyubahiro. Namukundiye guca bugufi, mukundira kwemera, akambwira ati duce bugufi dushaka Imana izadukoresha iby'ubutwari. Yarabidukoresheje, turashimye kandi Imana ihabwa icyubahiro. Izajyane nawe aho agiye kandi izamukoresha iby'ubutwari nkuko yabimukoresheje i Rubavu. Inguni zose nk'umwana wari ubaye hano najyaga mubwira ni mushumba tunyure hano, nawe akambwira ati ndaje. Rwose Imana iguha umugisha. Twarakoranye, twagiye inama rwose, kandi nta muntu n'uyu n'umwe washoboraga kutwinjirana. Ibibazo twakemuye ni byinshi. Hano ni Musanze ni hafi, ntimuzaba biri ngombwa muzabanje kubasura. N'umushumba wanyu babahaye inshuti yanjye, n'ubundi yaranasuye hano naho ngiye Musanze naho wahayoboraga nawe ni inshuti yanjye. Ubwo muri makeya muzaza mwisanga nanjye kandi ndi mumpamagara nzaza. Gahunda nijoro ubwo si icyo randevu naho uzatuvamo akagenda impanda nivuga zazuki. Yesu naza kare tuzahurire mu kirere. Mbatuyeho ubugingo. Ndashimira n'ubuyobozi bukuru bw'itorero ryacu, itorero ADPR, n'umushumba mukuru waryo ndetse na komite nyobozi ku cyizere batugiriye muri iyi myaka 5 ishize kuza kuruyobora ururembo rwa Kigali. Ni icyizere gikomeye. Ndagira ngo kandi nshimire abakozi b'Imana, bashumba, ababwiriza butumwa bwiza, bagenzi banjye bashumba twafatanije murimo muri rurembo. Araba hari uyu munsi n'abagiye bahanyura bakagenda. Twakoranye neza mu mwuka mwiza, ubwumvikane, kujya inama no gushyigikirana. Ndagira ngo rero mbashime. Ubwo rero mushumba wacu Imana ikumpera umugisha, nari narabihize mu mutima yuko imyaka 5 nirangira rwose nzabivuga imbere y'iteraniro n'imbere y'Imana mbashimira mwatuyoboye neza, mu bugwa neza. Icyo nshimira Imana nuko mu bashumba 5 dufite muri iki gihugu cy'u Rwanda b'indembo Yesu yamuzanyemo. Namukundiye guca bugufi, mukundira kwemera, akambwira ati duce bugufi dushaka Imana izadukoresha iby'ubutwari. Yarabidukoresheje, turashimye kandi Imana ihabwa icyubahiro. Izajyane nawe aho agiye kandi izamukoresha iby'ubutwari nkuko yabimukoresheje i Rubavu. Hano mugira urukundo rwinshi rwo gukunda abantu, rwo kwakira abantu. Imana ibaha umugisha mwinshi. Twakuye umukwe, twakuye amadiplome y'abana bose na permis ya pasiteri n'amapermis y'abana. Twakuye ibintu byinshi, imigisha myinshi. Turi hano kubera n'amasengesho, twahakuye n'ibibanza, twahakuye n'amazu. Umva nta kintu tutabonye. Oh wow, very nice. Ubu byatunganye cyane. Umaranye igihe inzozi zo kuba umucuranzi, wagerageje kwiga umuziki ariko ukabona ntibiri gucamo kubyifuza. Iki ni igihe ngo ukabye inzozi zawe hamwe na BKMS Faith Media Limited. Niba wifuza kwiga gucuranga piano, gitari ndetse no kuririmba, gukoresha indirimbo za audio,
aho waba uherereye hose ku isi turagufasha cyane utiriwe uva mu rugo. Dufite software twifashisha twigisha ukagira ngo wicaranye na mwarimu imbona nkubone. Benshi twafashije ubu bari kubyina intsinzi ku nsengero zo hanze. Namwe tubafitiye imiziki y'indirimbo zitandukanye zo kuramya no guhimbaza Imana, harimo imiziki y'indirimbo zo mu gitabo n'amakorasi mushobora kwifashisha mu nsengero igihe mudafite umucuranzi. Ku bakora ibiganiro n'amadocumentaire tubakorera background music mwakwifashisha mu biganiro mukirinda copyright ya YouTube. Tutibagiwe n'abifuza kwiga production mwatugana tukabafasha cyangwa tukabafasha online. Duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero na kuri screen yawe. Sashimwe nanjye ntabwo nava hano namaze imyaka ingana gutya ntavuze. Ndashima Imana ko twaje hano buriya ni imyaka 3 twamaranye na pasiteri hano. Nibwo bwa mbere twari dusenga mu rusengero rumwe imyaka myinshi. Kera nyine bakunda kumutuma handi akagenda jenga sigara i Remera. Rero ndashima Imana ko twabanye hano mu masengesho tukabana mu rusengero. Shimye abamama ukuntu twakoranye umurimo w'Imana cyane. Mama pasiteri nzagukumbura cyane nakwigiyeho byinshi. Madame Pasteur Claude wa Mbuga Ngari Mamugisha yanyigishije gukora umurimo w'Imana, agiraga ishaka ryinshi cyane. Ndabishimira Imana ko twakoranye neza n'abamama. Hari n'abandi bantu twakoranye umurimo w'Imana b'abapapa muri sociale. Nta kubavuga amazina ntabwo ari byiza, bakunda gukora mu ibanga. Harimo n'umuntu witwa Samuel namubonye bamutoye mu bagabo, n'abandi arabazi. Twajyaga dukora umurimo w'Imana hashobora kuba nk'umusore wakoze nk'ubukwe bigoranye, umukobwa wakoze ubukwe bigoranye. Bagiye bamfasha mu bintu byinshi, n'abana twagiye dushira mu ishuri bagiye bamfasha. Ibyo ndabishimira Imana. Shimiye Imana kuri mwebwe mwese ba mama bebe baramfashaga mu bintu byo guhaha. Hari igihe hano ntahazi neza bakanyereka ati ibintu bigurwa gutya bikorwa gutya. Ndashima Imana ku bwa mama Aria yambereye inshuti cyane cyane cyane. N'abandi ba mama bitwa mama Doriane, harimo n'umumama hariya ntazi ariko ashoboye guhaguruka yitwa Gracia, arimo yagiye indinze ngenda ntamumenye. Twakoranaga mu ibanga ariko nawe yagiye amfasha umurimo w'Imana. N'abandi benshi cyane n'abamama twakoranye Kimina. Imana ibaha umugisha. Harimo mama Jado, Imana iguha umugisha mama Jado, nzagukumbura cyane. Nakunda Imana cyane. N'abandi ntaba mvuze ariko twakoranye umurimo w'Imana nabo muri internationale n'abari abakobwa bigisha abana. Nabo ndabakunda, nkunda abana ngakunda n'urubyiruko. N'uriya mama yajaga mvura, uriya mukadepite nakunze kurwara inkorora cyane akamvura. Ibyo byose nagiye mbizirikana, narabizirikanye. N'umumama yitwa Shanga yasigaranye na pasiteri akamuba hafi rwose. Batugaburiye bagize gute na mama uriya diakoni, mukuru w'abadiakoni. Mwese turabashimiye. Haleluya. Na Rufredi yabaye iruhande rwa pasiteri yubaka iriya nzu, nawe ntabwo namwibagirwa. Ndamushimiye. Ngakunda cyane na pasiteri wacu, umubyeyi wanjye ndamukunda cyane cyane. Yatubaye hafi mu bintu byose kandi agakunda kumbaza umeze ute, akamamagara akambaza ngo umeze ute. Hari na mwarimu wacu Baraka yarantangaje. Hari igihe pasiteri yabaga adahari akampa amafaranga ngo akira ngo utege, ngo ntege niba ari gari niba ari moto nyine akampereza uko ashoboye. Hano mugira urukundo rwinshi rwo gukunda abantu, rwo kwakira abantu. Imana ibaha umugisha mwinshi. Twakuye umukwe, twakuye amadiplome y'abana bose na perimi ya pasiteri n'amaperimi y'abana. Twakuye ibintu byinshi, imigisha myinshi. Turi hano kubera n'amasengesho. Twahakuye n'ibibanza, twahakuye n'amazu. Umva nta kintu tutabonye hano. Haleluya. Nakize n'uburwayi, nari maranye imyaka 14 mu masengesho mu kwa 10. Naho nakize uburwayi numva meze neza. Imana izabambera umugisha, muzakomeze mukunda Imana, tuzahure mu gihugu cyo mu ijuru. Amen. Minisiteri za komisiyo barya bagize boza bikorwa kanse muhagurukiye mbasabira umugisha no kuba mbwije saa 7:27 nabyo ni ikintu kidasanzwe. Hanyuma rero buriya ku cyumweru hari andi umushumba ntashyo mwazimpaye hano ni Musanze ni hafi
ntimuzaba biri ngombwa muzabanje kubasura n'umushumba wanyu babahaye inshuti yanjye n'ubundi yaranansuye hano naho ngiye Musanze naho wahayoboraga nawe ni inshuti yanjye ubwo muri makeya muzaza mwisanga nanjye kandi mumpamagara nzaza gahunda ni mu ijuru rero siko gahunda imeze akarimo k'Iswahili kavuga ngo nitaingia lango lake na sifa moyoni nitaingia na shangwe kuu nitasema ni siku njema Bwana amenifanya nitafurahi kufika. Watazi Kiswahili karavuga ngo nitaingia lango lake na sifa moyoni nitaingia kwa shangwe kuu nitasema ni siku njema Bwana amenifanya nitaingia zaneze kwangeze mu ijuru kamabwire rero gahunda ni ijuru ubwo si icyo randevu naho uzatuvamo akagenda impanda nivuga zazuki Yesu naza kare tuzahurire mu kirere mbatuyeho ubugingo Mana yacu kangushimire ku itorero rya Gisenyi wabanye nanjye mu myaka 5 nge n'umuryango wanjye ubwo twasaga hano imigisha yose yo mu buryo bw'umwuka mu buryo bw'umubiri mu buryo bw'imibanire urayiduhaye ugiye gukora usanga hari n'ahandi wanjyana none utwimuriye hano hafi sinakure cyane kubera ko mpagaze hano uyu munsi kandi gusezera nyemerera mbatureho umugisha kandi bawubone aba twakoranye bose abadiakoni diakonikazi abaririmbyi abashumba abavuga butumwa abakristo abantu bose twabanye kuri uyu musozi mbatuyeho umugisha wawe kandi umugisha mbatuyeho bawubone ubone mu majya mu maza no mu maza n'amajya baje bagenda bagaruke babona umugisha uravuze ngo nzabarinda amajya n'amaza nibagenda bawubone bagaruka bawubone nibakora bawubone nibasinzira babone ibitotsi waho ubugingo bwinshi n'umunezero mwinshi wambere umwuka wera mwinshi ubahe ubuzima buzira umuzi wahamagara amazima ubahera abantu ubwenge ubahe ingo nziza zirimo amahoro kandi impanda nivuga gahunda ni mu ijuru abazaba barasinziriye bazakangukire kukumva n'abazaba bakiriho bazahindurwe bibatuye gutyo mu izina rya Yesu mwamugira neza amen Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu haleluya 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 amen arakoze cyane mushumba Inyasi kandi namwe murakoze ndagira ngo tugana ku musozo ngire nanone icyo mbagezaho ngira ngo nkuko abenshi mwabikurikiranye guhera nimugoroba ndetse no gukomeza muri iki gitondo hari ubutumwa mwabonye bw'itorero ADPR umushumba mukuru yageneye abanyetorero bose nifuje rero nanone gufata uyu mwanya kugira ngo mbugarukeho gatoya mbere yuko dusoza cyangwa tugana ku musozo w'iri teraniro rya mbere. Ku munsi w'ejo itariki 21 no munsi hari hashize cyangwa hashize imyaka 5 abashumba b'indembo twinjiye mu nshingano kandi zari inshingano zifite manda y'imyaka 5. Imyaka 5 rero yuzuye ejo kuri 21. Manda ziba zifite n'amakontra, ubwo rero manda zarangiye ku munsi w'ejo.
uwo munsi rero habaye amavugurura n'ubundi ku rwego rw'indembo. Twari dusanganywe indembo 9 mu itorero ADPR, hanyuma hakorwa amavugurura tubona indembo nshya ziva ku 9 ziba indembo 5: ururembo rw'amajyepfo, rw'amajyaruguru, urw'uburasirazuba ndetse n'ururembo rw'uburengerazuba. Hanyuma hakaba n'ururembo rw'umujyi wa Kigali cyangwa ururembo rwa Kigali. Hanyuma rero kandi ku munsi w'ejo nanone izo ndembo nshya enye muri zo zahawe abashumba bo kuziyobora bashya. Hanyuma ururembo rwacu rwa Kigali rukaza komeza kuyoborwa n'ibiro bikuru by'itorero ADPR mu rwego rw'amavugurura ndetse no kugira ngo ruyoborwe rwitabweho bijyanye n'icyerekezo gishya. Niba mwakurikiye neza itangazo rigenewe abanyetorero, nuko mu gihe cya vuba umushumba mukuru azageza nanone ku banyakigali umushumba uzaba ushinzwe guhuza ibikorwa by'ururembo, ariko ari icyicaro cy'ururembo kizaba kiri ku biro bikuru by'itorero bikorera hariya ku Gisozi kuri Dove Hotel, ndetse n'imirimo y'ururembo yose ya buri munsi kuyihuza izabihurizwa hariya. Rero nagira ngo mfate rero uyu mwanya mu izina ryanjye bwite mbashimire by'umwihariko abakristo b'itorero rya Nyarugenge ndetse n'abakristo b'ururembo rwa Kigali. Imyaka 5 tumaranye muri izi nshingano twabanye neza, mwashyigikiye umurimo w'Imana, aho twakeneye inama zanyu twarazibonye, aho twakeneye amaboko yanyu muri uyu murimo twarayabonye, nta kibi twibuka na kimwe. Nagira ngo Imana yatubashishije namwe ikababashisha, tuyishimire kandi tuyikomere no mu mashyi, irabikwiriye. Ndagira ngo kandi nshimire abakozi b'Imana, bashumba, ababwiriza butumwa bwiza, bagenzi banjye bashumba twafatanije umurimo muri rurembo, ari abahari uyu munsi n'abagiye bahanyura bakagenda. Twakoranye neza mu mwuka mwiza, ubwumvikane, kujya inama no gushyigikirana. Ndagira ngo rero mbashimire cyane mbikuye ku mutima. Imana y'amahoro ibahe umugisha, kuko ari mu rugo no gushima. Gusezera sinzi ko nabyita gusezera, kuko ni mu rugo, ni iwacu, turi kumwe igihe cyose. Rero ariko ku bijyanye n'inshingano nuko bihagaze, ibindi Imana izagenda ibana natwe twese, idufashe kandi duhana umugisha. Rero ndabashimiye cyane, kandi nsoza ndashimira n'ubuyobozi bukuru bw'itorero ryacu, itorero ADPR, n'umushumba mukuru waryo ndetse na komite nyobozi ku cyizere batugiriye muri iyi myaka 5 ishize kuza kuruyobora ururembo rwa Kigali. Ni icyizere gikomeye, ni ubuntu bukomeye twagiriwe, kandi n'umugisha ukomeye
twabonye wo kugirirwa icyizere kingana gutya. Rero ndabashimiye, ari umushumba mukuru w'itorero ADEPR, ari na komite nyobozi bafatanije kuyobora itorero ryacu. Imana ibahe umugisha mwese mu izina rya Kristo Yesu, amen. Muhaguruke dusenge, muhaguruke dusenge. cyane. Nge namwigiyeho ibintu bibiri. Namwigiyeho ikintu cyitwa kwizera, mwigiraho n'ikintu cyitwa kureba kure. Kureba kure, kureba kure harimo kwatura ibintu binini cyane. Ubwo rero umushumba wacu, Imana ikumpera umugisha, nari narabihize mu mutima yuko imyaka 5 nirangira rwose nzabivuga imbere y'iteraniro n'imbere y'Imana, mbashimira mwatuyoboye neza, mu bugwa neza, mu mucyo, mu kuyobora neza, mu nama nziza. Imana ibaha umugisha rwose. Ikindi cya kabiri, yaradufashije cyane, twaragutse, uretse no mu kazi no mu buzima bundi busanzwe bw'imibereho twakoraga natwe tureba kure. Imana yo mu ijuru imumpera umugisha. Icyo nshimira Imana nuko mu bashumba 5 dufite muri iki gihugu cy'u Rwanda b'indembo, Yesu yamuzanyemo. Amen. Aya mashimwe ntago nari bugende rwose ntabivuze. Imana yamuzanyemo kandi Imana ihabwa icyubahiro. Namukundiye guca bugufi, mukundira kwemera, akambwira ati duce bugufi dushaka Imana izadukoresha iby'ubutwari. Yarabidukoresheje, turashimye, kandi Imana ihabwa icyubahiro, izajyane nawe aho agiye kandi izamukoresha iby'ubutwari nkuko yabimukoresheje i Rubavu. Inguni zose nk'umwana wari ubaye hano najyaga amubwira ni mushumba tunyure hano, nawe akambwira ati ndaje. Rwose Imana iguha umugisha. Twarakoranye, twagiye inama rwose, kandi nta muntu n'uyu n'umwe washoboraga kutwinjirana. Ibibazo twakemuye ni byinshi, abo twagiriye inama, imfubyi twafashije, abasaza, abapfakazi b'abakozi b'Imana, abasaza bari mu kiruhuko cy'izabukuru, bose twabahaye inka. Imfubyi, abapfakazi b'abakozi b'Imana twarabaremeye. Ibyo byose Imana yadukoresheje, tubishimiye Imana, kandi namwe mwaradufashije. Imana ibaha umugisha, murakoze cyane.